mu myaka yatambutse twari tubona na bamwe bashobora gutambutsa amagambo atari meza ku mbuga nkoranyambaga zabo ashobora kuba yabagize icyaha cyo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo nabyo rero ngira ngo hari uburyo byagiye bigabanuka, abantu bagenda babisobanukirwa, ariko tubona no kwibutsa izi mbuga nkoranyambaga ziriho abantu na benshi bavutse inyuma y'94, bamwe no muri 2000 batazi ano mateka ngo bayumve neza. Naboneragaho kubabwira ko bagomba kwitondera ibyo bandika n'ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ni byiza ko bagisha inama mbere yuko bandika ibintu ngo bitambutse, kuko amagambo muri iki gihe ibikorwa bashyiraho bishobora gufatwa nk'icyaha, cyane cyane bifite aho bibangamiye amabwiriza yatambukijwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bifashije imbuga nkoranyambaga, uzakurikirana urebe nta nubwo bafite amazina yabo nyakuri. Ni amakatfish, ni abantu bafite icyo nakwita anonymous accounts zitazwi. Bivuze ko ni abantu ibyo bakora babitekereje babazi n'ingaruka yabyo, ntabwo biba byabagwiririye. Abenshi nk'abo ngabo nta nubwo ari no mu gihugu, abenshi bari no hanze y'igihugu. Hari nabo bafite amakatfish ariko tuzi abari bo naho bari. Reka rero dukurikire noneho ubutumwa umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yageneye abanyarwanda muri iyi minsi, muri iki cyumweru cyo kwibuka, ariko no muri no minsi 100 twinjiyemo yo kwibuka bazize jenoside, abatutsi bazize jenoside mu 1994. Impinduka z'imikorere yacu n'umutekano zihindukana n'irindi terambere. Ngira ngo navuga ko ubu ngubu ahubatswe inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi hamaze kwiyongera kandi zubatswe mu buryo bwiza bugezweho, ku buryo abajya kwibuka bafite ahantu heza habugenewe bibukira. Ibyo rero hari uburyo bitworohereza mu mirimo yacu, ariko mu by'ukuri ubona ko hari n'ibyaha bimwe na bimwe twabonaga byagiye bigabanuka, cyane cyane ibyaha bifite aho bihuriye n'ingengabitekerezo ya jenoside, ibyaha bifite aho bihuriye no guhohotera abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'amagambo asesereza, ibyaha bifite aho bihuriye no kwangiza imitungo y'abarokotse jenoside. Ibyo nabyo ubona ko bigenda bigabanuka. Kugabanuka kwabyo si ikindi, numva ko ari inyigisho zitambutswa, ari uko abantu bagenda basobanukirwa, ariko abantu bagenda bamenya n'ingaruka n'ibihano bitangwa iyo umuntu yahamijwe ibyaha bifite aho bihuriye no gupfobya, guhakana no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Rero hari ibintu byinshi byahindutse, ariko nanone sinabura kuvuga ko hari n'ikindi cyahindutse mu itangazamakuru: imbuga nkoranyambaga nazo hari ibyiza byazo byinshi zazanye mu rwego rw'itumanaho, koroshya itumanaho, korohereza abantu kuganira no gutambutsa ubutumwa butandukanye, ndetse no mu bucuruzi. Ariko mu myaka yatambutse twari tubona na bamwe bashobora gutambutsa amagambo atari meza ku mbuga nkoranyambaga zabo ashobora kuba yabagize icyaha cyo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo nabyo rero ngira ngo hari uburyo byagiye bigabanuka, abantu bagenda babisobanukirwa, ariko tubona no kwibutsa izi mbuga nkoranyambaga ziriho abantu na benshi bavutse inyuma y'94, bamwe no muri 2000 batazi ano mateka ngo bayumve neza. Naboneragaho kubabwira ko bagomba kwitondera ibyo bandika n'ibyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Ni byiza ko bagisha inama mbere yuko bandika ibintu ngo bitambutse, kuko amagambo muri iki gihe ibikorwa bashyiraho bishobora gufatwa nk'icyaha, cyane cyane bifite aho bibangamiye amabwiriza yatambukijwe na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bifashije imbuga nkoranyambaga, uzakurikirana urebe nta nubwo bafite amazina yabo nyakuri. Ni amakatfish, ni abantu bafite icyo nakwita anonymous accounts zitazwi. Bivuze ko ni abantu ibyo bakora babitekereje babazi n'ingaruka yabyo, ntabwo biba byabagwiririye.
abenshi nk'abo ngabo nta nubwo ari no mu gihugu, abenshi bari no hanze y'igihugu. Hari nabo bafite amakatifishi ariko tuzi abari bo naho bari. Ikiruho nuko dufatanyije n'izindi nzego nkuko nabivuze, Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu n'izindi nzego, dukomeza kwigisha urubyiruko rw'Abanyarwanda cyane cyane urwavutse nyuma y'1994 batazi amateka neza, bagasobanukirwa cyane cyane bumva ko kugira ngo iki gihugu gitekane, kigira umutekano usesuye, Abanyarwanda bane neza, ari uko birinda gushyigikira ingengabitekerezo ya jenoside, amacakubiri, gupfobya jenoside ndetse no kuyihakana.